twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara Nyagasani kugira ngo tugere neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya 10 gisanzwe, tariki 13 Kamena 2025, ubwo duhimbaza Mutagatifu Antoni wa Padua. Uyu mutagatifu Padiri Antoni yajya akora ibitangaza byinshi, cyane cyane mu nyigisho zihindura abantu. Tumwibukira cyane cyane ko yari umunyabitangaza, ndetse n'abawiyambaje arabasabira. Ariko cyane cyane turazirikana ko akunda gutabara ahantu babuze ibyabo. Nugira icyo utakaza, ugatakaza ikintu runaka, uzamwiyambaze Mutagatifu Antoni wa Padua, azagusabira kandi icyo kintu uzakibona. Ndabizi abantu benshi bakunze kwemera bene ibitangaza bikozwe ku buryo ubungubu, ariko kubera Imana ndetse n'Imana inyuraho kugira ngo girire abantu neza, natwe dukomeze twiyambaze Mutagatifu Antoni wa Padua. Ikintu nigitakari wawe, uzavuge ndakuramutsa Maria, uyivuge neza, ubundi uvuge uti Mutagatifu Antoni wa Padua, umfashe mbone cya kintu natakaje. Niba ari amafaranga, niba ari igikoresho, ikintu cyose wumva watakaje, uzabikora n'ukwemera bizakunda. Ubundi icyo abantu babura ni ukwemera, kandi iyo ufite ukwemera ugera ahantu heza, ugera ku mukiro, urakira kubera Imana. Mutagatifu Antoni wa Padua, udusabire. Amasomo tujye kuzirikanaho natwegereza Imana, gushakashaka Imana buri munsi. Isomo rya mbere ni ryo mu ibaruwa ya kabiri kwa Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 4 umurongo wa 7 kugeza kwa 15. Bavandimwe, twebwe intumwa, uwo mukiro tutwaye mu tubindi tumene ku busa, bigatuma bose babona ko ubwo bubasha buhanitse buturuka ku Mana, aho twitirirwa. Baraduhutaza hirya no hino, ariko ntidutembagara. Turagirijwe ariko tugatambuka. Turaburagizwa ariko ntidushyikirwa. Twatuwe hasi ariko ntiduheranwa. Igihe cyose tugendana imibabaro y'urupfu rwa Kristo, kugira ngo n'ubuzima bwe bwigaragaze mu mubiri wacu. Nubwo turi bazima bwose, duhora tugabizwa urupfu duhorwa Yezu, kugira ngo ubugingo bwe bugaragarire muri iyi mibiri yacu y'imfabusa. Twebwe ariko urupfu ruratubungamo, naho muri mwe ubuzima ni bwose. Ubwo dushyigikiwe n'ukwemera kw'ibyanditswe bivuga biti, naremeye bintera kwamamaza, natwe turemera, ikaba ariyo mpamvu twamamaza. Koko turabizi, uwazuye Nyagasani Yezu natwe azatuzura nawe, kandi twese azatwakira iruhande rwe. Ibyo byose nimwe bigirirwa kugira ngo musenderezwe neza y'Imana, maze murusheho kuba benshi bashimira Imana bayihesha ikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 116. Mana yanjye, nzagutura igitambo cy'ishimwe. Nagumanye icyizere ndetse n'igihe navugaga nti ndi umunyabyago bikabije. Namara kugera kure kubi, nkajya mvuga nti abantu bose n'ababeshyi. Koko Uhoraho abazwa n'urupfu rw'abayoboke be, none rero Uhoraho wagiriye ko ndi umugaragu wawe, maze umbohora ku ngoyi. Nzagutura igitambo cy'ishimwe, kandi njye niyambaza izina ry'Uhoraho. Nzarangiza amasezerano nagiriye Uhoraho imbere y'iteraniro ry'umuryango we wose. Mana yanjye, nzagutura igitambo cy'ishimwe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 5 umurongo 27 kugeza kwa 32. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati, mwumvise ko byavuzwe ngo ntuzasambane. Ngewe mbabwiye ko ureba umugore akamwifuza, mu mutima we aba yamusambanyije. Ijisho ryawe ry'iburyo nirikubera impamvu yo gukora icyaha, rinogore urijugunye kure yawe. Ikigufitiye akamaro ni ukubona rumwe mu ngingo zawe, aho kubona umubiri wose utawe mu nyenga y'umuriro. Niba ikiganza cy'iburyo kigutera gukora icyaha, gice ukijugunye kure yawe. Ikiruta no ko wabura rumwe mu ngingo zawe, aho kubona umubiri wawe wose ugiye mu nyenga y'umuriro. Kandi byaravuzwe ngo usenze umugore we agomba kumuha urwandiko rwo kumusenda. Naho ngiye mbabwiye ko umuntu wese usenda umugore we, usibye babanaga bitemewe, abamuteye gusambana. Nucyura umugore wasenzwe abasambanye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Turi kuwa 5, Nyagasani arifuza gukugera neza, nawe ube hafi kugira ngo neza y'Imana igutambukeho. Mu mateka ya Kiliziya, nubwo ngiye kubivuga ariko ntibize kugucumuza cyangwa ngo bikugushe, ariko ubundi nunagwa burya haga umuntu udakomeye,
udashinga nyine muzi ko atabyina. Rero hari amateka ya kiliziya rimwe na rimwe ataranditswe no mu bitabo kubera impamvu ngo ni umuhanga wa kiliziya, theologien, umuhanga ukomeye cyane wanditse ibitabo avuga ku byanditswe bitagatifu, umuhanga wanditse ku by'Imana, uyobora abantu inzira y'ijuru. Ngo ariko hari ahantu yageze bishoboke ko yarwanya urugamba akabona igihe nikigera ashobora kuzatsindwa, neza neza areba hirya areba hino, aravuga ati nkurikije umubiri wanjye uko nkuzi intege zawo bishoboke ko nzatsindwa. Nuko afata icyemezo cyo gukuraho rumwe mu rugingo yabonaga rushobora kuzamutera gucumura no kugwa, nuko arukuraho. Babyita mu Kinyarwanda kwishahura, gukuraho. Ngaho Forarinde nabazi amateka ya kiliziya baramuzi, bamwita Origene. Origene rero nubwo yari umuhanga mu nyigisho za kiliziya, akigisha bikomeye cyane, ako kantu ko karamutsinze kugeza nubwo nyine ngo atanditswe mu gitabo cy'abatagatifu, kubera nyine ko ntabwo urwo rugero yatanze rukwiye gukurikizwa, kuko Imana itadutegeka gukuraho ingingo zacu kugira ngo tube abatagatifu, ahubwo au contraire ingingo zacu zidufasha kuba abatagatifu cya gihe tugenda tuzisukura, zikadufasha kwegera Imana. Dore ko ubuzima dufite, umubiri dufite n'izo ngingo ziwugize byose nyine n'umubiri umwe werekeza ku Mana. Umubiri n'uwerekeza ku Mana. Umubiri wacu uranduye, ufite ibyaha, Imana ntibiyobewe, ariko icyo Imana ibigambiriye kuduhera uwo mubiri kugira ngo usukurwe, tuwite hano turi hano ku isi. Kandi koko umubiri na roho nibyo bigize umuntu. Nta mpamvu rero ko wikura kuri roho cyangwa ngo wikureho umubiri ngo kugira ngo unogere Imana, kuko umutagatifu ntabwo ari umuntu udakora nabi, ahubwo n'umunyabyaha wicujije. Rero kiba Imana Yesu Kristo akuzwe. Ngiyi intego tujye kuzirikanaho, uko warandura icyaha, uko warandura ikibi, ugihera hehe? Ugihera mu mizi. Rero abantu bamwe dukurikije ino vanjiri ya Yesu Kristo, Origene bishoboke ko yasomye neza ino vanjiri ya Yesu Kristo koko, ariko yayikurikije uko yanditse. Gusesengura rero nuko ingingo zacu zidufasha no none kugororokera Imana, tugahorana urugamba turwana. Iyo bavuze ngo ijisho ryawe nirigutera gucumura rikuremo urinobore, bavuga bati urugingo rwawe nirigutera gucumura urukureho uruce, ngaho bara ku mubiri wawe icyo kizamino gikore. Wari kubisiganya ingingo zingahe? Wari kubisiganya amaso angahe? Wari kubisiganya amaboko angahe bitewe nuko wiba? Amaso angahe bitewe nuko ureba ibidakwiye? Amaguru angahe bitewe nuko ugira akaguru karekare? Iminwa ingahe bitewe nuko uvuga ivuzi? Amazuru bitewe n'ibyo wumva byinshi cyane bidakwiye ugenda wihumurizaho, n'ibindi byinshi cyane, ingingo nyinshi tudatinyutse kuvugira aha ngaha vuba vuba. Wari kubisiganya zingahe? Ndakubwiza ukuri, abenshi bari kuba nyine barapfuye, ariko n'ubundi ntukagire ngo ntiwapfuye, kuko hari n'upfahagaze. Ikigenzi rero ntabwo ari izo ngingo zigaragarira umubiri uyu nguyu, ahubwo se izo ngingo zimfasha gute kugana ijuru, cyangwa izo ngingo zimbuza nte ijuru? Uze kubyisuzumamo, maze icyo Nyagasani dusaba mu ijambo rimwe ni ugucika ku ngeso, ni uguca ingeso. Umuhanga niwe wavuze ati aho kwica gitera wakwica ikibimutera. Nicyo rero ivanjiri n'umunsi iganishaho. Ntabwo Nyagasani ayobe ko dufite ingingo zijya zicumura rimwe na rimwe zikatugusha, ahubwo icyo ashaka nuko tutica icyo gitera, tutarandura uko kaboko ngo tugace, ngo dukuremo ayo maso adutera kureba nabi, ngo dukuremo umuntu udutera kubeshya, n'izindi ngingo zose arizo hasi no hejuru zidutera gucumura. Ahubwo uko warandura ingeso mbi, uko warandura icyaha, uko warandura ikibi kigukikije, nta kindi ni ukugihera mu muzi wacyo. Ni ukwica rero icyo gitera ibyo bintu, aho kwica icyo gitera, aho kwica gitera wakwica ikimutera. Rero igitera gukora nabi ni za ngeso mbi, bya mizi y'ibyaha. Mu minsi yashize twabonye imizi y'ibyaha 7. Iyo mizi ni abashefu aho ibindi byaha byose bishamikira. Nuko rero iyo mizi yatangiye, nta kindi Nyagasani dusaba no munsi kurandura imizi. Uzarebe igiti gidohagiye, igiti kiri kwera imbuto, wibeshye ukarandura imizi, gihita cyuma ahasigaye kikazagwa. Niko n'umuntu nawe arandura icyaha, ntabwo utema amashami, ahubwo utema iki?
utema imizi, eradike, kurandura. Warangiza kurandura ubundi bikagenda bite? Ubundi umwuka ugatambuka neza, ukamererwa neza. Nawe igihe cyose utararandura n'ubundi ya ngeso ni nka bya bindi ngo ivuna igufa ntivuna ingeso. Iyo ni inkindi nkoni nyine. Igihe rero utararandura cya gitera gucumura, n'ubundi ntacyo uri gukora, uri kwanjwa. Dusabine muno munsi nyuma kumva ivanjiri ya Yesu Kristo, ingingo zacu tuzibungabunge neza, tuzishyiremo isuku ihagije. Isuku navugaga ya roho cyane cyane, maze izo ngingo zacu zidufashe kuworoshya Nyagasani. Buri wese afite ingingo ze, izo ngingo zose zigize umubiri umwe, uwo mubiri nyine uri kugana ku Mana. Naho ubundi tugiye twibeshya tugaca, wasanga kenshi bamwe twari ko twarapfuye. Ariko kubera Imana Nyagasani arifuza umunsi gutambuka iwawe, akwibutse ko urwo rugingo rwawe arukeneye, na niyo mpamvu ugomba guca umuzi wose utuma ruhemukira Nyagasani. Aleluya, amen. Mubyeyi, niba iyi ndwara hari uzi uyirwaye, iyi nkuru yitege amatwi. Mubyeyi, niba iyi ndwara urigize uyirwara, iyi nkuru yitege amatwi. Mubyeyi, niba iyi ndwara ukiyirwaye, iyi nkuru yitege amatwi. Turi ku isi, buri wese ararwaye. Ushobora ko utarwaye iyi ndwara, urwaye iyindi. Buri wese afite indwara arwaye. Ariko iyi ndwara tugiye kuvuga nk'ubuhamya, buri wese abe hafi, bityo uzarangire n'undi nawe wakumva ufite bene iyi ndwara, kugira ngo buri munsi tugenda tureba ikitubuza kwegera Imana, maze tukakirandura buri munsi. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umukobwa yaricaye arashavura, akajya yumva ubuzima buri gushavura, akumva atashyikirana n'Imana. Yajya gusenga kumva biramurambiye, yajya kurya kumva abuze apeti. Neza ngo aza kwisuzuma, asanga ngo hari ingeso afite, iyo yayiguyemo ituma koko ibindi bihagarara, apeti gahagarara, ibitotsi bigahagarara, gusenga akabura icyanga. Nuko aza kwigira inama, ajya ku mujyanama wa roho, amutekereza byose. Iyo ngeso, icyo cyaha yakundaga kugwamo cyari cyo kwikinisha, ariko bikamubabaza cyane, bikamurya, uburyo kuko abikora yishimye, yarangiza kaza kurangira nyine amaze gushimutwa, cyangwa cyamaze kumushimuta. Nuko asanga umujyanama we kugira ngo amugire inama uburyo bwose yacika kuri icyo cyaha cyo kwikinisha. Nuko umujyanama wa roho bamaze kuganira, aramwumva ukuntu kose icyo cyaha kimufata n'uburyo bwose agikora. Nuko mu kiganiro bagiranye, waramubwira ati, umva rero, iyo umusore aje kunsura cyangwa nanjye nagiye kumusura, iyo turi kumwe numva umubiri unaniye, nkagira isoni zo kumusaba kugira ngo turyamane. Nataha cyangwa yataha, ngatangira nkamukura, nkamushushanya, ngatangira nkicuza impamvu ntari nabimusabye mbere. Ubwo bigahera aho ngaho muri uko kwicuza, regrette, nibwo nyine iyo ngeso ihita imfata ako kanya, ubwo nyine nkaba ndaguye. None rero muganga ngira inama. Nuko umujyanama wa roho aramubwira ati, umva rero reka nkubwire ibintu ujya kurandura, ujya gukuraho. Genda iwawe uhakure ayo mafoto mabi umaze kumbwira, utwo twa video dutuma utekereza kuri ibyo bintu, maze ugende udukureho. Nurangiza kudukuraho, ntabwo uzongera gutekereza kuri ba basore ngo bakwifuza ko muryamana, bityo bize kugutera kugwa muri ibyo bishuko. Nuko ngo wa mukobwa ngo aragenda, haciye iminsi none byongera birasubira. Nuko aragaruka, amubwira uburyo bwose twato video yatwimuye, aratujugunya, aradusiba, asiba amafoto mabi y'urukozasoni yose ari muri telefone, ndetse n'andi mashusho yose yaramanitse mu cyumba cye, yose arayahanagura. Ariko ko byongeye gusubira se, byongeye kugaruka. Nuko umujyanama aramubwira ati, noneho bwa kabiri, genda ukuremo utumesaje twose, amagambo mabi ujya uvuga, ari amagambo y'ibishenzi, ari amagambo y'ibiterasoni, ari amagambo yandi aterekeranye, amagambo mabi, twa tugambo two kuri telefone n'ahandi hose ugenda ukinisha, ari nijoro cyane cyane, twose ugenda udukuremo, ntuzongeye kudusubira. Nuko wa mukobwa aragenda, nijoro ntiyongeye kwitaba telefone cyangwa zamuteshaga umutwe, aragenda y'amagambo y'urukozasoni ntiyongeye kuyavuga. Nuko igihe kiza kugera, yongeye kugaruka ku mujyanama wa roho ati, noneho byongeye kugaruka byananiye, noneho mbigenze nte? Mujyanama wa roho neza arumirwa, yibaza impamvu kuko bitari kugenda, impamvu ibintu bitari gucika. Kandi yasibye amafoto mabi,
amagambo mabi ntakiyavuga, ubu se hasigaye iki? nuko aramubwira ati umva rero, ku nshuro ya gatatu ngiye kubwira umuti wa nyuma ukomeye cyane uzafatana ubushishozi, kugira ngo uwo muti nuwufata neza ndakubwiza ukuri uzahita ukira. nuko aramubwira ati nta kindi, ni umuti bita kuyobora ibitekerezo. Uduseke ni tubiri, hari agaseke k'imyanda, hari n'agaseke k'ibintu byiza. Ibitekerezo by'imyanda n'ibitekerezo byiza, ibyo bitekerezo byose bizaza mu mutima wawe, bize mu mutwe wawe, ariko noneho ni wowe nawe gushungura kuba umuyobozi w'ibitekerezo byawe. Wabona ari byiza ukabishyira muri ka gaseke keza k'imishinga myiza izaguteza imbere. Wakumva ibitekerezo ari bibi byo kwa sekibi, bya bindi bigutera izo ngeso mbi, ugahita ubijugunya, ntiwongere kubiha akanya karekare. Ibyo nubikora, utwo duseke tubiri nguhaye bizagufasha ubuzima bwawe bwose gutekereza. nuko wa mukobwa aragenda, koko bya bitekerezo arabiyobora. haba haje ibitekerezo bibi akabijugunya muri ka gaseke k'imyanda pibel, haba haje ibitekerezo byiza akabijugunya muri ka gaseke, agaseke keza, imishinga myiza ndetse n'iterambere. nuko ukwezi kurarangira, bya bintu atarabigwamo, ukwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, umwaka urarangira, imyaka 3, na n'ubu aza kugaruka umujyanama wa roho aje kumushimira ati rwose waramfashije, ngubu narakize. nuko umujyanama wa roho agira amatsiko, amubaza uko byagenze kugira ngo akire. wa mukobwa aramubwira ati umva, nagiye ibitekerezo bikaza, nkajya ndwana nabyo, nashaka kubigwamo nkongera ngibuka ko noneho nafashe icyemezo ko nzasubira ahangaha nje kukubwira inkuru nziza, ntaje kukubwira byacitse. ngarwana nabyo bikaza, bigashaka kugusha, nkongera nkarwana, kugeza na n'ubu biraza, ariko nkongera nkarwana nabyo. nuko umujyanama wa roho aramubwira ati ako kantu sore yo niko nashakaga, ako niko kagukijije, nawe ntago ari ibibaraga byagukijije, nta nubwo ari uko wari umuhanga mu kubara ibyo bitekerezo, ahubwo ako kantu kaje mu kurwana urugamba. komeza rero, ukomeze urwane, uzirikana ko uzatsinda ari uko nyine wakomeje kurwana, kuko hano ku isi ari ukurwana, ukarwana n'ingeso mbi kugira ngo ubashe kwirandura burundu. nukomeza urwana naryo, nugukomeza urwana. komeza rero ntugacike intege, ukomeze urwana, nibiza ukomeze urwane nabyo, bityo ubashe gushungura ibibi, ubishyire mu myanda, ibyiza nabyo ubyerekeza heza mu gaseke keza. nanone wa mukobwa arakomeye kandi arakomeje, arashima Imana, kubera Imana, bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Reka dusoreze ku bintu 4 biza kongera kugufasha nawe gutekereza ku rugamba uri kurwana narwo rwo kurandura ikibi. icya mbere tugomba gutekereza nuko dutwaye ingabire z'Imana mu tubindi tumeneka ubusa, nko Paulo yabitubwiye mu isomo rya mbere. Twese turabanyabyaha, ndiye akagira uzavuga ati ngewe ndashoboye, ariko ushobora kuba ushoboye ariko udashobotse. niyo mpamvu dukenera iki? Imbaraga z'Imana, kugira ngo Imana idushoboze. uburyo muganga anyuramo ari kuyobora uyu mukobwa burerekeza kuri bwa buryo 4 ducumuramo twebwe abanyabyaha. uburyo bw'ibikorwa, ibikorwa bibi, y'amafoto mabi, y'amavideo mabi tugomba kurandura, ndetse n'uburyo bw'amagambo, gucumura mu magambo, y'amagambo tuvuga y'ibishenzi, y'ibiterasoni, ubwose nabo ni uburyo gucumura. hanyuma uburyo bw'ibitekerezo, ibitekerezo bibi ni shitani, bikurura sekibi, bikurura ingeso mbi, bikurura kwikinisha, bigakurura ubusambanyi, bigakurura kwiba, ibitekerezo bibi. hanyuma icya 4, omission, uburyo bwo kwirengagiza. kwirengagiza rero hazamo n'akandi kantu ko kwicuza ibintu utakoze. ati mbega we, umusore yaraje, umukobwa yaraje, umugabo yaraje, umugore yaraje, nanga kumufata, koko nabujijwe n'iki? ukumva neza uri kwicuza ikibi utakoze. ubwo ni uburyo nabwo bwa omission, péché d'omission, kwirengagiza. hari ibyo utagezeho ukaba uri kubyicuza kandi ari bibi. ni ngombwa rero gufata pibel kugira ngo bisunikemo, ukabisunika mu ngarani kugira ngo bigumeyo. ubwo rero uburyo 4 iyo umuntu agwisuzumye neza niba ushobora kurandura ingeso igakunda. icya 2, uzajya ugerageza kurandura igigutera gucumura, ngibyo bigare, ngibyo ibitekerezo bibi, ngubwo ubukozi bw'ibibi abo mugendana. ibyo byose rero iyo ushoboye kubyikuraho, bigenda neza, ukagera mu nzira nziza, ukagororokera Imana uko bikwiye.
icya gatatu rero ni ijambo umuhanga yavuze ati niba uri umuhanga ikizakuye ko uri umuhanga no kumenya kuyobora ibitekerezo byawe. Mu mutima wacu, mu mutwe wacu hazamo ibitekerezo byinshi, ariko umuhanga numenya kubivangura. Biki imitima yacu cyerekera Imana, ibitekerezo byerekeye Imana wakumva ari bibi nyine ugakomeza ibitekerezo byerekeye Imana. Kumenya kuvangura ibitekerezo, kumenya kuyobora ibitekerezo byawe ku Mana, aho niho nyirizina uzacika kuri ya ngeso. Icyanyuma twazirikana nuko ari n'igihe ufata ingamba uti ingeso ngiye kuyicikaho, ariko zirikane ngo turabanyabyaha n'abanyantege, twebwe dutwaye zangabire mu tubindi tumene ku busa bya bindi Pawulo atubwira. Urugamba rwa roho, kurwana urugamba rwa buri munsi, kurwana n'ingeso, ntabwo turageraho umwaza atatera ibuye. Bityo nawe ntugashakame ngo narashyitse nashyikiriye, oya ntaho urashyika, ahubwo biragusaba kurwana, gukomeza turwana. Ubuzima bwa hano ku isi ni intambara, nukomeza turwana wa mubyeyi we. Rero niba uvuga uti narashyikiye bigatuma udamarara, amaherezo nawe nyine izo ngeso zizaza ari nyinshi cyane. Uko tugomba kurandura ingeso, ntabwo twicara ngo bizikora, ahubwo dukomeze turwane buri munsi. Yamvuga ugira iti uhamba ingeso ahorana isuka ku rutugu. Nawe rero fata isuka yawe, uhora urwana buri munsi, usenge buri munsi, urwane maze ibitekerezo byawe byerekeye Nyagasani. Uzacika ku ngeso nyinshi, azindi zakunaniye zikubuza amahwemo, n'izindi nyinshi cyane. Ibitekerezo byawe nibyerekera ku Mana. Buri munsi urwana urugamba rwa roho, buri munsi umutima wawe werekere Nyagasani buri munsi. Mutagatifu Fazani wa Padua udusabire buri munsi. Kwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.